nk'ibi ngibi by'ingengabitekerezo uretse na hano mu gihugu murabizi ko mu bihe byo kwibuka tujya tugira gutya tukabona umukecuru bamutemeye inka umusaza baje batema urutoki nibi twereka yuko hafi ahangaha ingengabitekerezo amacakubiri aracyahari muri iki gihugu. Uru rugamba abanyarwanda barwane bate kandi si n'urugo barokotse gusa bonyine? Yewe nkurikije uko ngenda nkurikira amateka n'ibibazo biba hano mu gihugu, abo bantu batema inka ntabwo aribo twagombye gutindaho kuko ni bake ni babi, kandi leta ubuyobozi buhari ibyo cyose burabikurikirana, kuko ubundi batemaga izo nka ntihagire ubihanirwa, batemaga umuntu bayicaga umuntu ntihagire ubihanirwa. Uyu munsi ugerageza kuzana izo ngengabitekerezo zitarizo arabihanirwa, azanabihanirwa. Bivuga ngo rero kukitureba ndavuga hano mu gihugu nakubwiye ngo umusingi wubaka iki gihugu urakomeye, kuwuhungabanya ntabwo bizakunda. Bivuga ngo rero abo bantu twebwe buri muntu ku rwego ariho tufite inshingano z'uko abo bantu tubasubiza mu nzira nziza. Abo bantu batarumva inzira leta itujyanamo, abo bantu tarumva aho abanyarwanda bashaka kugera, kuko gutema inka y'umuntu ntaho ntibizamugabanyiriza ubukene arimo. Uyu munsi hari porogaramu zigabanya ubukene, hari porogaramu zifasha abantu, hari porogaramu zibanyisha abantu. Izo porogaramu nibazitabire kugira ngo uyu munsi iyo ngengabitekerezo ivemo, kuko leta ifite umurongo nyawo. Reka twese mu nzego turimo tugukurikize kuko nta kundi byagenda. Kuko ntitwazagenda uyu munsi turimo gusaza, natwe tugerageze no kubigeza ku bato twabyaye. Urubyiruko ndagira ngo twirinde kandi twibuke twiyubaka. Iyi ni Edo Comedy, nta kindi usabwa gukora subscribe, aya ni amakuru twabagezagaho, nta kindi. Urumva hari ikindi warenzaho? Ikindi narenzaho, turabakunda cyane. Twibuke twiyubaka, twibuke twiyubaka, imfura z'iwacu